ngo hehe muri Amerika urasanga taranarenganya cyongo uyu nguyu muri Amerika rata ntiwigaga muri Amerika Yeah, I'm from near India muri Amerika muri ishuri gitwa nguki ni muri leta za Louisiana ndakubajije ishuri ko ryitwa leta za Louisiana gusa ndakubajije ngo ni ishuri gitwa nguki ni Georgetown College yeah umaze imyaka ingahe It's been 2 years okay ndikubaza mu kinyarwanda sorry yari imyaka ibiri se daddy waritse none se ubu ngubu imyaka ibiri amaze muri Amerika niyo mpamvu agore ku rurimi gutya sorry kavukira ni nyabikenye cyangwa ni mungorore kuryo wakwa kugore ku rurimi bigeza aho ngaho I'm sorry daddy kabisa sorry for that Niki ushaka kumunduca kugira waraje mwambwira ntiwamvugisha uswa mugafite umwana yataye mu cyaro uriya mugabo namugiriye neza muzana i Kigali mwigisha business arakira bira bintu byose agezeho yaje na kimwe afite byose no kubera jewe afugishwe abantu biki gihe babaye inyamanzwa ariko none yigeze ambwira ko yataye umwana mu cyaro afite umwana w'umukobwa mukuru Jesus Munyakazi yanzi Munyakazi ugize kudusura nshuti yacu hani urambeshya ngo bishoboka rero mugore afite n'abari abana ariko afite undi mu cyaro umwana w'umukobwa mu myaka 20 y'ingahe ugezeho kurongorwa Why do African parents look the same? Kuki daddy wawe utari kunyumva babe? Sondi urumva yakumva ari bwo kimubona. Man, daddy wawe ko mbona ari inare. Turaza kumuturisha birashira. Sure. Kumubonye sinzi ko biraza gukunda babe. Ko nabo bakoze amakosa. Oya, njyewe tanambwiye. Uretse ko no mu busanzwe nago na thinkingaga yuko namusanga kuko urabizi no mu minsi najyaga nza nahasangaga mami gusa. Mihorere biri buze gushira na mama se kumbizi kari bufashe kumwumvisha. Yeah, akarariko okay. Baby mbonye bose bashobora kuza tutaraganira tutararasa ku nkingo sibyo? Ukuvuga ngo the first thing yarinzanye sibyo? I just want to marry you for real. I got everything. Kwiga byararangiye sibyo? Subiza. Nguteza amatwi mbwe. Yeah, I've graduated. Nakazi narakabonye. I just want to marry you for real. Uri kumbisha n'ibya bindi byawe. Sure. Babe, you know how much I love you, you know? I know. So I just want to marry you. Sure. Yeah. Sure. Sinshaka kuzongera kubirangira. For real. Okay. Umva ndabyemeye. Daddy naza ndabimwumvisha paka byemeye. Niwe munsi nabinegereje cyane. Sure. Ubwo byeme Imana ishimwe. None subundi bisabira he? Yeah. Ku bwacu. Ibyo ngibyo mbisukuri bubimbaze ariko numvaga byabera state kuko ngomba guhita nsubira ni naho nabonye akazi. Namazi gukora company rando krita. So wasoje kwifuta nakora. I swear. No se subizwa nakoragamo uburaka n'ubundi. Nakoraga bituntu tujyanye no turaka. Manager wawe yarankunze itambwira ati nzakomeze mbe director w'iyo company. Dede ndakwemera n'ukuri. Yego. N'ukuri. Nose ubwo ufite igihe kingana ute ku buryo biratabikorwa byose. Yeah, I got 1 week. Pesha nagari bubyemere papa. Base dufata igihe kingana gute? Ariko mama arahari. Ubu ni wowe uri hafi kuri njyewe. Mama ndamu. Gipfa mama bizi. Sure. Wabaye mwiza. Ejo bundi nagiye kumara njya gura amayinite. Ubitana umwana w'umukobwa mu myaka 25 guyo. Afite envelope irimo twenda dushaje. Arangije amwe ngo ararangiza ngo arangisha umuntu bita Munyakazi ndamuse Munyakazi wahe ati ngo ni papa ngo wadutaye gutyo mu cyaro azi Kigali.
twamaze nk'urushize minsi wanjye mami rurashize ari umukumbuye ajya wambwira ngo witwa David. David wande. Yeah, actually aka kanya ntabwo nakubwira ngo wandi kuko ababyeyi banjye bapfuye nyiri umwana muto cyane. Kuba barapfuye ntabwo bivuze ko amazina yabo nawe yapfuye, kandi kuba barapfuye ukaba ukiriho ni ishusho yabo yasigaye hano kuri iyi si. hakosheri wenda yarerewe muri famille itari ababyeyi. No, ariko agomba kuba proud y'abantu bamushyize ku isi. Turi kumvikana shaka kuba batabazi banamukuye mu kigo cyawe. ababyeyi bawe ugomba kubaha agaciro kabo ugomba kuba no kubavuga mu mazina. Impamvu najya nkunda kuvuga amazina yabo nuko bambwira atandukanye kuko hano narerewe ubu rumwe ambwira ibyo ashaka tu ntabwo nzi amazina yabo bwite. Reka kumukomeretsa mbere. Makuri umukomeretsa. Cyangwa wavutse mu bwa buryo nyine bw'inda zitateguwe. C'est simple. Ariko umwana w'imfubyi abaho ashobora kuba yarakuriye mu kigo cy'imfubyi, noneho abantu bagiye bamurera batandukanye nabo ntibari bamuzi wese yamubwiraga ibyo ashaka, rero ntabwo ibyo wabimuhora ahubwo wenda. Okay, muhango aho ambwiye ngo za Amerika ukora ibiki nimba warangije kwiga? Yararangije kwiga mpita mbona akazi ko kuba mini director of a cryptocurrencies exchange platform hariya muri za USA. Ariko nawe rero rwamuganiwe uruzungu rwaragutwaye cyane. Nyine kubera yirugana n'abantu n'umuryango babita ngo na barakeri ngo nabaki. Uzwajyanye mu mararirimba. Ngo subiramo twumve. Yeah, ndi mini director of cryptocurrency exchange platforms hariya muri za USA. Platform nicyo cyonyine no rubuga rukora ku bintu bijyanye no kuyobora amafaranga y'ikoranabuhanga. No birwa duhaki. ahubwo nka wenda twavuga nk'abari abavunja bo mu mujyi. Nibyo? Ntabwo ari byo, no kuvuga ngo kubera ko isi igiye gukoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga gusa ari amakampani abishinzwe yagiyeho. Okay, muri ibyo ngibyo ukoramo ibyo ngibyo numvise ntazi nimba kiri butokere nsirimba platform n'ibiki. Winjiza ngahe mu kwezi? Mu kwezi umushahara uriho ninjiza $5,000, ariko utabari yandi ku ruhande mbanagiye mbona mu biraka bye bitandukanye. Hakunjye numva ngo abantu baba diaspora bagira amafaranga amadolari 5,000 ku kwezi ni menshi. Ibyo diaspora ntongere kubimbwira diaspora muri Amerika. Taza kabuyara. Okay, urumva uri tayari gukunda umukobwa wanjye cyangwa n'ibyandi byo kuza mu mwigize bampanumve gusa mugenda muri aho ngaho gusa? Yeah, thanks dad ko mbaje icyo kibazo, no kuvuga ngo ni ikintu cyanzanye narinje no kubibamenyesha nk'ababyeyi ko nge nashakaga n'ubundi kuba twaba married nge n'umukobwa wanjye. Genda ninezerewe cyane n'ukuri. Yewe abana bikundaniye umwanzuro ukaba kubana ndabikunda cyane. N'ukuri ndumva binezereje. Urumva nibyo byamuzana. Miss we murakundana? Uramukunda kwa? Tell them. Abana bikundaniye. Safa. Mba wumva mukunze nimba wumva nta kibazo biguteye nimba nta wundi wari ufite ntabwo nakutambika mu mubano wanyu. L'essentiel no kuzankundira umukobwa. Come on babe, come on again. Okay. Imana ishimwe. Mwicare. Abana bari kundanira n'ufere. Daddy, for real, God bless you. Ndabikunze cyane rakoze. Okay. Mvaga mfite ubwoba yuko utari bumunsi. Nabikubwiye se ubundi. Navuga ngo reka nihute nge nijye kwitegura ndebe ukuntu bizagenda gusa God bless you urakoze cyane. Igihe kingana iki nahaze? Ya nanavuganye na baby ko ari mfite 1 week ariko biramutse ari ibintu byadutwara agaheho gato nakongera nkavugana na director ambwira ko nyifite ibintu biri kuninza ko nanambwiye icyanzanye. Hani urambeshya Munyakazi ntabwo yakora iryo kosa. None yanyeretse n'ifoto, amaze kunyereka ifoto akoshari ibi ni hatari. Nese nibuka igihe tumaze. Ariko ubundi ko Imana itampereza umwana
ko hari abantu baba barabyaye imagine nka Munyakazi man umwana nzamutetesha nzamuguyaguya man gusa ndabizi ko igihe kizagera uvuze akigituma birakize imyaka 10 yose nasi sheri Imana yitanga urubyaro sawa sisi tunaanza kuvugana pe fata taxi kwa tito wawili kama nzenje vile nitorana mu rugo manje ngiye nawe ranizunda kazi sawa subi mu cyo akato igera kubwira abandi bakobwa n'ikige bakora pe so mbaza afite ibiti mu matwi aha uwondiwe uramuzi ibyo kina nabyo urabizi mbabarira uzibyimbabarira ya nukuri gusa murakoze cyane Misi muherekeze undi mwana uzibyimbabarira ibi ni ibiki ntazanica mbabarira shize gusa nzagusubiza iwanyu Mishi. Bibyima ribi. Ugihani so. Ibi ni iki buri gukorera abantu? Hano waje gukoropa no koza ibyo boro kugira byose ugomba kubikora. Ibi ni iki? Uranyoza uyu munsi. Uranyoza. Uko nyumva urahaguka sujya he? Mbesire. Uko kareba uko gasa. Uri kwigira sibike. Nzakwicira. Nago nzarindira ko bakujyana mu bimbi nzakwijyanirayo. Mbesire. Uko gasa uretse uko washuko n'ubishushe tegura ubuko ya njye ntago ngira ibintu ntago njya mpfa guhubukira ngo mbifate 100% kuko wumvisha ibintu avuga umva nubona n'ukuntu abari gukaraba intoki agira gutya bira ko n'urubyiruko niko abana b'iki gihe bameze nta kintu bitwaye icyambere n'urukundo kandi barakundana rero wangamira urukundo ikintu kikoreye ko bakundana ni kuri abahoberanye gutya gusa ikintu kikoreye ko bakundana nta njye gukundana nawe nta muntu wigeze tubangamira niba abana bakundana reka abana babana use umukobwa wacu agiye gutura muri Amerika urumva hari ikibazo urumva atari ishema ry'umuryango ibyo ngibyo ni byaba nibyo mu batindi haraye pfavuga ngo najya muri Amerika ngo azadukiza izunde z'abatu nta mukobwa utifuza kujya njye none kugira mu iminwa ye uramuhungu wabonye atamutabi akosesheje nawe rwose wishaka gukekera undi mwana wamutabi se waribonye iminwa y'ukuntu yabaye wamwishyizemo kuva ukimubona reka abana bakundane kandi birakwiye reba n'ikizwi ukuntu avuga nuko namaje usaba gutwa none se areka kuvuga mu kinyamerika niba ariko amanirwa rurimo amazina y'isoko bikenye wamanje kugira okay so nabiyemeza ukundana n'ubwemeye kumumena sa umubaza ibintu byinshi kandi ari imfura ase bro vango baze gato fresh yo bro nitwa David bimeze bite se yani fresh nale wewe bakwita ndese mimi bakwita mimi sha fresh kabisa tu none se mani ayiboro nashaka kubaza tu umugabo bita Munyakazi uramuzi waba utuye muri zino quartier tu atuyare hepfo igipangu kimeze ukuntu cya gri Munyakazi uramushakira iki bro ndamutse ngiye kubikubwiraho nagushakaga amakuru mbese hari ha boro nyine hari ukuntu ameze hari umubera waho nyine tu nanagiye kubasura mbese ni famille dusanzwe tuziranye ariko ibintu mbonye mani ndashaka kubimenyaho birambuye kuko birancalenginze tu hari umubera mabonye urumva ariko mbonye asa nka atari wa Kigali sinzi ko mubonye tu ariko mbonye uburyo bari kumutoteza mani mbona nizagara tu se hari ikintu wabo biziho mani ese ni umukozi uri ambaby ayishoko amakuru ya quartier yose mbanyaze se mbonye sinzi uriwe ngo mudangira kwa kanaka reka kintu nzi mwikaritse bro reka nkubwire sibyo ari ukuntu ibintu birenga ibitekerezo byawe kumva nago wabigiganiriza tu kumva ushaka kubimenyaho birambuye kandi none nta n'umuntu turahura kuva igihe naziye tu
ariko ndakubonye ndavuga ati reka nkubaze niba hari ikintu biziho ariko ko numvisha ubazi nshobora kuba nanabazi ariko ntabwo ari gupfa kuvuga gutyo gusa sinzi niba bashakira ibyiza cyangwa ibibi sinzi n'uwuriwe bro bonse tutagiye mu bintu byinshi turamutse tubikoze nka deal y'akazi nkagira ubucwa nkumenyera to mu kazi se nkagira ubucwa nkumenyera to je nago pesa uramutse umenye amakuru yaho ukayama fresh ku murongo kabisa shobwa nzakwicira kumva na nyoko nzabusanga aho yagiye nzagusubizaho mama wawe kumva ariko sisi ako ubu ngoze ibiki se gukoze biriya ni ibiki se gukoze mani biriya ni ibiki ubu nkore none se kamubye saka ngaka kaje hanga hasi nese natwe tumufite ko nari ko magenge nari ko mukirimo hari ubundi mani we wabyumva barira buri se kuki mwakoreye sisi ni we warebe ko dufite umushyitsi nese sisi nge nari ko yagiye kuri kumbwira nabo ubundi byagenze gute nari ko mwagiye maze nuko se uziko twagiye bigenda uti mujyana mu gikari nese kumujyana mu gikari nese ko nusoke naravuze ngo nakajya nese abashaka kumara iki singa ko kabiteye dore ngo madi mubazi ibintu yakoze mubazi ibintu yaratumwe narakubwiye ngo ntukajugaragara ubasha kumanisha mufata umukora icyo ushaka ngo ayo burenganzira ntukagaragare ubabashe kumara iki navuze ngo tumwice mwamura bakunesha umutwe mwebwe gusa bisa naho ushaka amakuru cyane byadanje kabisa okay uwo munyakazi ndamuzi aho ngaho no mukobwa wambwiraga ndamuzi gusa uwo mukobwa ntago mufata neza pe mani nanjye nabibonye tu baramutoteza mbese njya nibaza niba ari umukobwa wabo cyangwa baramutora bikanshanga gusa niba ushaka andi makuru bro icyo gukora ndakizi tu ariko nyine nawe wari kunshira ku mayange kugira ngo njye no kurekura basi umayeho na ka sample tu ubundi ni umukobwa wabo cyangwa ni umukozi ni wabo sure ayo makuru yahagazeho ni uwabo ariko ukuntu afatwa birancanga nyewe okay mbwira namba yawe ya MTN nari kanyewe iri mushyashya mwize keretse se mvuye hanze vuba uretse ko hari umusista tuhaziranye nagiye gusura ibyo biboro nkabibona bikanshanga tu njye nta nubwo nari nzi ko bafite n'undi mupeti birananungoye kuba ari umupeti wabo tu reba ka SMS kakugezeho ubwo hita wongera yandikamo kugira ngo nze kuza kukuvugisha mu details neza hari nayo wenda yikwandikiraho ntari okay nari wite uyandikaho ushaka amakuru menshi ya rugo mbabare rugendo ucukumbure ujye deep kuko mani boro zibera muri rugo nshaka kuba umwe mu bafamiliye to kanago naba mu muryango nazo urimo amanyanga ameze nkari Umu Diyaspora utanga amafaranga angana gutya kweri we bro nuramukunza ni information zuzuye humura na ka type nzagishyiraho ase kuki uri gushaka iyi famille cyane mwana bro reka nkubwire iyi family ni family ngiye kubamo umunyamuryango to urumva mafite umbebi nyine dukundana n'ubwo naragiye hanze kuba umukwe wabo Imana ishimwe kwisi ubyumva kundushana nabuze ikinyarwanda mbivugamo yeah that's all ubwo rero uramutse uzana information zuzuye ka type nzagashyiraho kabisa reka mbikurikirane ejo nzakubwira byose wana kandi nice to meet you bro wana fresh sawa arya akakayira kari bungeze para kugeza ku muhanda aha nahita mfata aka bike byose thanks ubanza kujyayo ku manywa se kandi ishindi mureke mwereke yihorere ndakihorera se hasigaye inshuro imwe gusa uzagusangisha yego marakirebeshwa abashyitsi ba hano bose kigeneshwa ba njyewe ntukagaragare reba hano ibyo ushaka gukora hose unyumve neza sinyeneye uri kwiyumva neza nirebe hano mubwire ndagusangisha mama wawe ahantu yagiye urarana umusanze ungire amahirwe ninaramuka avuye hano agatwe kawe umva ndavuze ngo amasegonda 3 utarangiza hano ndakwereka ukuntu uri buharangize nzamugusangisha wowe njyewe nawe twembi tuzareba uguma muri iyi nzu
Bigenze ute ushingira ku cyo usubiza mbese ijwi ryanjye mana we ryaba rikugera narinze ku isoko y'imigisha nanumubezwa mbese n'iki mwami nakora mureke nanjye mvomeho aho tugusangiye umubyeyi bapfukamye basehima njyeweho nta n'unyisaba sinzi igihe uzazira abo twahingiye rimwe mana bose babasaruye ngushiriza imvura nanjye neze magaza wansize nyigisha gusesengura ibisubizo byawe naho umuti wawe usharira mana nkumire mimbaraga ntekereze ubushake bwawe kugeza igihe uzagera mu gitaramo cyo gushima. Asubwo wawe urambwira iki? Nani isoni? Hani nagira gutunganyiriza Paka. Ntabwo wambaye neza ntiwafunze ibipesi ikorera imeze nabi shiri ko mbona mbubyukanye umujinya none ugiye mu kazi witunganyije neza koko ntiwaretse nkajya gutunganya umujinya ujyanye mu kazi urumva abakozi utarababwira nabi shiri wajya ureka nkagutunganya ukajya mu kazi uri gusa neza uragira ngo abandi badamu bazancishe mu ijisho nawe ubonye akazi ukora Erega ndi umugore we ngomba kugutunganyiriza ibi nanjye nabyikorera hari uko bakwacetse izi ni inshingano z'umugore mu rugo sheri reka njye mbigutunganyiriza neza yava nigira mu kazi ndiko abakozi bagejeje ndabona bibaye neza ahubwo hani warunsigira amafaranga make ya pe amafaranga uko maze iminsi mu nda numva nameze neza ntabwo nayagura pizza ngo anadutunge nimugoroba reba ukuntu bigenza nyine yongeye nani shimwe kadebese kagiye batangiye gutwita pizza hani oya uko numva nyishaka ariko ntabwo mwite ake ako no utunze miki uri tungo uriki jyajawe bakayaho nani soni ariko manange imyaka 10 irashize utambira ngo uratwite ese mugabo heka nani so kubona isura wisiga amavuta y'inzobe yaraje nta musaro numwe mbona inzugo ya muri fondation nararwaye ndayubaka intebe wirirwa uryamye wirirwa movie zitandukanye nta musaruro warutwa n'itungo hasoni singewe y'urubyaro abandi bagore bafite abana babajyana ku ishuri nkumva nge ndishimye ndanezerewe ariko wewe narayobewe rindi imana nitanga urubyaro ariko iyo mana muvuga kuva ryara imyaka 10 kurayize ubu dufite umwana w'imyaka 7 ese ko ndi mwiza hano wose ko nta kintu nakora ubwiza wabukuye wanyu mu cyaro kumana yanjye koko ubu nzabigera